noneho Yesu akavuga ngo umuntu byamumarira iki kunguka ubutunzi bukamusenyera urugo? Ibyo mwagombaga kunezererwamo bigahinduka inkomoko y'agahinda. Erega abantu bagatangira bagahishana, abagabo bagahisha imitungo, abagore bagayasenya. Umuntu byamumarira iki gutunga ariko akaryama mu marira? Umuntu byamumarira iki gutunga ubutunzi bwagombaga kukunezeza mukabunezererwa bugahinduka isoko y'umuriro utazima? Umuntu byamumarira iki ukaguhindukira umuvumo ukagusenyera urugo? Byakumarira iki guhabwa umugisha ukagutandukanya n'Imana yawuguhaye ukazabura ubugingo? Niyo mpamvu aho uyu munsi tugiye kwiga indi ntego. Bavuze ngo umugabo urashakisha ubutunzi uti, umugabo urashakisha ubutunzi uti. Ariko kugira ngo bibyumvikane neza, ngewe nabihinduye mbaha undi mutwe uvuga ngo umuntu byamumarira iki. Ni ijambo rikomeye cyane, turaza kurisubiramo muri ariya magambo batubwiye, aho umwami Yesu yararimo kubwira abantu, arababwira ngo ariko umuntu byamumarira iki gutunga ubutunzi bwose bw'isi. Ndagira ngo mufate Bibiliya zanyu tujye muri Mariko 8. Ndagira ngo dusome Mariko 8. Dufitemo kuva ku murongo wa 34 tugeze ku wa 38. Haravuga ngo ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba wankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Aya niyo magambo twigaho, umurongo wa 36. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi n'iyaka ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Ndagira ngo muce umurongo kuri aya magambo avuga ngo umuntu byamumarira iki. What would save a man? Umuntu byamumarira iki? Hanyuma turongera dusome ayandi magambo, ariko turaza kuyasoma nyuma. Reka nsoma ayo ngayo yonyine. Nkuko twabibonye ejo, buriya iyi ntego ni intego idakunze kuvugwaho cyane. Sinzi inshuro wagiye mu rusengero bakigisha ku mafaranga cyangwa ku butunzi, ariko atari ukubuvuga nabi, kubera ko buriya ikosa rya mbere nkuko nabibabwiraga ejo, hari inyigisho z'uburyo bubiri ariko zose zitari balanced, zidahuye neza. Bamwe bigisha ku butunzi babutuka. Njya mbibwira abarokore nkabwira nanjye nda amafaranga ntabwo najya njya mu ngo z'abarokore ko barabutuka. Hari umuntu ukunda kujya aho bamutuka se, barabutuka. Bamwe rakubwira ngo ni umwanda wa shitani, ngo ni umuzi w'ibibi byose, ngo nta ubukurikira uzajya mu ijuru, ngo nta mukira uzajya mu ijuru. Iyo ni inyigisho idahuye n'ukuri, kubera ko nta naho muzasoma muri Bibiliya ivuga ngo amafaranga cyangwa ubutunzi ngo ni umuzi w'ibibi byose. Bibiliya iravuga ngo irari ry'ubutunzi ni umuzi w'ibibi byose, nkuko n'andi marari yose ari icyaha muri Bibiliya. Irari ry'imibonano mpuzabitsina riva mu busambanyi, nubwo ari ikintu Imana yaremye ngo abantu bakishimire nkuko Paulo yanditse, ariko gihinduka icyaha iyo gikoresheje nabi. Irari ry'ubutunzi rihinduka icyaha iyo bikoresheje. N'irari ry'icyubahiro, kandi icyubahiro burya ni ikintu cy'Imana. Imana ikunda icyubahiro, niyo mpamvu Bibiliya iratubwira ngo abo kubahwa tububahe. Ariko iyo utangiye kubishakisha bihinduka icyaha. Ikintu cyose uzakora ukirarikiye ugategekwa nacyo, impamvu bihinduka icyaha n'ejo twabivuzeho. Ubundi umuntu Imana imurema yamushyize muri Edeni, iramubwira ngo ibi bintu byose ubyimenyereze ubitegeke. Buri ikintu abantu batasobanukiwe nuko mu byo yagombaga gutegeka harimo na ubwe. Ngomba kwimenyereza uyu mubiri wanjye hawutegeka, simbe umugaragu w'igifu,
kuko hari abantu bategekwa nacyo. Muri mwe nta wigeze ajya ahantu hanyuma abana bakabashyira hariya bakabaha ibijumba n'ibishyimbo, hanyuma papa bamutekeye umuceri hariya hirya n'isosi nziza n'inyama, akazivovora abana bareba ntanabaheho? Nta bantu ntihawuzemo n'aba baravukiye no mu miryango imeze gutyo. Kera hari ahantu twajyaga tujya mu byaro iwacu kwa bene wacu bamwe na bamwe, kabona abana barashukuye barimo bareba ukuntu muzehe arya igitoki cyiza kirimo ubunyobwa, barimo kurya imyumbati itanatetse ku bishyimbo. Gusa ntawe mwigeze mubibona. Icyo ngicyo kirakubwira ngo ubundi Imana ivuga ngo mwimenyereze ibintu byose mu bitegeke, harimo n'igifu cyanjye ndetse n'ikiri munsi y'igifu. Murumva icyo mvuga? N'ibiri munsi y'igifu byose ukabitegeka, ukabyimenyereza, ukabitegeka. Ariko iyo bihindukiye bikajya hejuru bikagutegeka, bihinduka icyaha. N'ubutunzi nabwo, ibintu byari muri Edeni byose, Mana yari yarabwiye Adamu irabwira ngo ibi bintu byose ndabiguhaye ujye ubirya, uretse kiriya giti kimwe nishigarije, ibindi byose ujye ubirya. Buri iteka ryose Imana iduha byose ikagira icyo yisigariza kizatwibutsa ko ariyo nyiri ibintu. Ni nabyo nkunda kubibabwira hano, buriya ni cya 10 tujya dutanga, ni reminder, ni ikitwibutsa ngo aya mafaranga afite nyirayo, kuko Imana yavuze ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyanjye, ifeza n'izahabu n'ibyanjye. Akakubwira ngo ujye umpaho icya 10 kikwibutse ko ari giye ugutunze, ko n'ibyo ufite ari ibyanjye. Muri Edeni hari harimo igiti kimwe, ibindi byose Imana yari yabihaye Adamu na Eva ngo babirye uretse igiti kimwe. Cyagombaga kubibutsa yuko Edeni atari iyabo, hari nyirayo. Noneho icyo Satani yakoze, yafashe umuntu aramucurika. Ubu kenshi tugenda ducuramye. Yafashe umuntu aramucurika, amubwira ko ibintu ari byo bimugize. Agaciro k'umuntu karemano yari afite yahawe n'Imana. Ibi nibyo twize ejo ndimo ndasubiramo. Agaciro yari afite karemano, Satani aramubeshya ati buriya ugize ibintu ukarya kiriya giti nicyo wabujijwe ukakirya, wasa n'Imana. Ngo igiti nicyo kigiye kumuha agaciro ko kumera nk'Imana. Nuno munsi kandi muzabibona abantu benshi biha definition bashingiye ku bintu. Utunze cyane tukamwubaha, uje yambaye neza tukamwubaha, uje atwaye imodoka nini tukamwubaha. Njya mbatera urwenya hano, hari abantu twigeze kugenda bavuga ngiye kubereka ukuntu abantu bapima nabi. Hari imodoka ya V8 imbere yanjye, za kamera zari zitaraza. Ubu muri no minsi ngira ngo zo ntayo zibabarira na V8 zirayifata, ziriya zo ni kabutindi. Noneho ndavuga ngiye komeka iriya modoka muze kureba uko abantu bareba. Modoka ndayomeka, burya uko V8 ishobora kwihuta na RAV4 irihuta. Ndayometse, turagiye tugeze imbere, umupolisi andobanura arampagarika. Ndahagarara, arambwira ngo kwihuta cyane. Ni buriya se ndarushuri uri imbere yanjye, ngo ari kuriya ni umuyobozi, kutamuhagaritse wabibwiwe n'iki? Kuba afite imodoka nini bimugize umuyobozi? Yewe subwiwe n'iki ko ntari umuyobozi? Uri muranyiherereza, buriya se ubwiwe n'iki ko tutari kumwe? Wabonaga tutegeranye? Arandeba ngo ngaho ni mugende, tugenda duseka. Kubera iki bikubwira ngo umuntu ararebye abona ubwo umuntu atwaye V8 agomba kuba ari umuyobozi, uyu utwaye RAV4 agomba kuba ari umugerero. Ni ibintu Satani yadushyizemo, turabifata turabyemera, ku buryo n'abantu bajya kwiha agaciro, bajya kwidefinisa, bakabanza kareba niba afite ibintu bizagaragaza yuko. Ariko ubundi agaciro kacu ni karemano. Agaciro kanjye kava mu wundi we muri Yesu Kristo. Nge ndi umwana w'Imana. Iyo ngenda kandi ibinda bibigisha kugira ngo mubanze mu byumve, mu bisobanukirwe, kuko agaciro kacu iyo wamaze kwiyakira nk'umwana w'Imana,
icyambere bigusaba n'ubu butunzi bigusaba kubukoresha nk'umwana w'Imana, bikanabusaba kubukorera nk'umwana w'Imana, kuko hari abantu bamwe babera ngo bagenda umwana w'Imana kamura yose kutarimo gukora nk'umwana w'Imana. Ariko ibyo ngera ngo tuzabyiga muri indi somo, ntabwo biri mu ry'uyu munsi. Ariko icyo nicyo tugomba kumenya. Icyambere Imana yabwiye umuntu ngo ibi bintu byose ubyimenyereze ubitegeke. Erega biriya ngira ngo hari n'umunsi tuzafata umwanya wo kwiga principe zo kwimenyereza ibiri mu isi kugira ngo tubashe kubicunga neza. Kuko ubona n'imikorere yacu, hari ubona abantu barimo gukora ukavuga ati ariko ntabwo bakora muri principe za Bibiliya zituma bajya imbere. Ariko nkuko nababwiye uyu munsi turareba ari amagambo avuga ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose by'isi. Byamumarira iki gutunga ibintu byose by'isi iyo wambuye ubugingo bwawe? Kuko hano noneho twinjire mu isomo ryacu. Umwami Yesu yari arimo kwigisha abantu, ariko iyi nyigisho sinaho igaragara honyine. Muri Luka ibice 12, reka mbanze mbaha ahandi hantu igaruka. Muri Luka hari ahantu umuntu yaraje aramubwira ati ariko mwigisha mwiza, waje ukanyuranura na mwene data ko twananiwe gusangira imitungo. Nananiwe gusangira imitungo na mwene data, none ngwino udukize. Umva ko Yesu yamubwiye. Mujye muri Luka 12 turahera ku murongo wa 13 ngo nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati mwigisha, bwira mwene data tugabana imyandu, bwira mwene data tugabana imigabane, tugabana amasambu, tugabana ubutunzi. Noneho Yesu aramusubiza ngo, nawe aramusubiza ati wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ugabanye ibyanyu? Aravuga ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butabava mu bwinshi bw'ibintu bye. Haleluya. Iki rero nicyo abantu benshi bajya baheraho bakigisha inyigisho itariyo, bakavuga ngo Yesu yaravuze ngo ubutunzi ngo ntawe ufite uzajya mu ijuru, ngo ubutunzi ngo ntimukabukorere. Yarabwiye ngo ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu bwinshi bw'ibyo atunze. Ibyo ni ubugingo, ntabwo ari ubuzima. Mujye mutandukanya ibintu. Ubugingo bwawe, amafaranga azagutunga, imitungo izakugirira umumaro, ariko ntabwo azakwambutsa ngo akugeze mu ijuru. Ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu bwinshi bw'ibyo atunze, ariko tugomba kuyakorera tukanayakoresha, ariko ntadutegeke. Ibyo twabibonye ejo. Amen. Ariko reka noneho tubanze turebe iki kintu kivuga ngo umuntu byamumarira iki. Ko Yesu yarakomeje aravuga ngo nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima wanjye, ufite ibintu byinshi bikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera atari umutunzi mu by'Imana. Haleluya. Donc urabona iteka ryose Bibiliya itugarura ku murongo babwira ngo ubutunzi mu butunge, ariko bwe kubatandukanya n'Imana. Kubera iki? Hari ibintu bitatu biba ku muntu. Iyo ubutunzi, iyo ibintu Satani yabigushyize imbere, yarangiza agahindura umutima wawe, kandi muraza kubibona, murabona aho bihurira no kubaka urugo rwiza. Kuko niho giye nshaka kuza kugaruka. Icyambere, iyo umuntu agize ubutunzi bukaba bwinshi, bumutera ubwirasi. Ubwirasi, umuntu rwose akagira amafaranga, muzabibona. Hari igihe muri uru Rwanda, ariko Imana irakarama, iragahabwa icyubahiro iteka ryose. Hari igihe muri uru Rwanda higeze kuba umurengwe muri za 88, za 89, na mbere yaho umuntu akavuga ngo akaza afite imodoka ngo nakugonga narangiza nkakugura, nakugonga narangiza nkakugura, kandi akakugonga.
yarangiza ukazaburana bigaheramo akakugura. Umuntu akajya yumva yakandagira abantu bose kuko afite cash yakugura. Ibyo Satani arabikora, ukajya ugenda wumva. Ikindi cya kabiri kizamo, kandi ibyo bintu bitatu ngiye kubabwira nibyo byica ubugingo, biyongobeza ubugingo iteka ryose, biri mu bintu Imana yanga urunuka. Ikindi Satani ateza, none nze kubigarura kungo, ibyaha by'umubiri. Muri buka Dawidi, buriya Dawidi akiri umwami usanzwe urwana intambara ukiyubaka, yagendaga akiranuka. Ariko ngo biza kugeza ahantu ngo igihe abandi bami batabariraga wasigara ngo yisigarira iwe. Hanyuma abona umugore, mugiye kunzanira uriya mugore. Atanze itegeko bamuzanira umugore utari uwe, aryamana nawe. Abantu benshi iyo ubutunzi bumaze kugwira bibaha uburenganzira bwo gusambana nabo bashaka. Uyu mujyi turimo nuko Imana turi mu gihe cy'imbabazi, kuko Yesu yaje gutangaza umwaka w'imbabazi. Ubundi Imana yakubise Dawidi yari kuzamusaba imbabazi kubitarimbura abanyakigali. Imana ntigikubitana, Yesu yaraducunguye. Uyu mujyi urimo ubusambanyi bw'umurengwe. Muranyumva? Ntabwo ntinya kubivuga ko nuwambaza akambwira ati zana ibimenyetso bihamya, yabibona. Uzumva amarira ari muri uyu mujyi y'abagabo batwariwe abagore n'ababarusha kashi. Kuko iyo abantu bamaze kurengwa barasambana. Uzabibona no muri Bibiliya iteka ryose, iyo abantu bamaze kurengwa, iyo ubukire bugwiriye, hazamo n'Abayisiraheli bavuye muri Egiputa bageze ahantu Mose yagiye ku musozi, kubera ko Imana yari yabagaburiye, babona bafite n'umutuzo, baramubwira ati turemera ikigirwamana tugisenye. Ngo barangije ngo barasohoka barabyina barinezeza. Iyo ubutunzi bugwiriye, Satani arabukoresha akagusha benshi. Uzi ko abantu basigaye bakora turisime yo kujya gusambanira kure. Ariko ibyo ngibyo isi yose niko imeze. Ushaka kubireba uzatembera isi. Jewe narayitembereye narayibonye. Uzajye mu bihugu nka za Thailand, uzasangayo turisime extravaga y'umurengwe y'abantu bagiye gusa bajyanywe no gusambana. Aricyo kibajyanye kuko amafaranga yabaye menshi. Ikindi cya gatatu bizana kwibagirwa Imana. Niyo mpamvu ejo Imana yaravugaga ngo ubukire nibugwira ngo uzirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo ko niguha ubwenge ikaguha n'imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Ibintu bitatu bitandukanye umuntu n'Imana. Noneho Yesu akagarura aya magambo akavuga ngo ariko umuntu byamumarira iki kubaho muri ubwo buryo? Kubera yuko ibi bintu bitatu maze kuvuga, iyo byinjiye mu muntu, ikintu cya mbere kibaho bimusenyera urugo. Urugo rutarimo Imana burya ruba ruri mu nzira y'amanegeka. Umurokore wasengaga, reka mbwira abagore mwicayemo hano, kuko abagabo nitwe tubanza kuva mu buntu bw'Imana. Umugabo atangirana n'umugore bacuruza butike, umugore akajya asigara kuri butike, umugabo akajya kurangura, bagafatanya bagasenga, bakavuga umugisha, ukabarambikaho ibiganza, icyari butike kigahinduka iduka. Uwajyaga arangurira i Kampala akajya Gwanzu, akajya Dubai, icyari butike kigahinduka iduka rinini. Wa mugabo akajya kubwira ngo ariko uyu mugore ngo ntahuye n'ikigero ngezeho. Uyu mujyi wuzuyemo abagore benshi barimo kurira amarira y'abagabo
bageze ku kindi kigero, ngo ariko uyu mugore ngo ntahuye n'ikigero ngezeho, uyu mugore ntahuye na standard y'uwo nsigaye ndiwe. Mwatangiranye mucuruza boutique, ukajya kurangura Rugende no mu mujyi, kuko niho batangirireka, ukajya kurangura imboga, kazana intoryi umufuka wazo, umugore wakazicuruza, ukazaguka ukarangurira Kampara ntibakijyayo, ukarangurira ahandi hirya. Uko ugenda waguka umutima wawe ukabyimba, wajya ureba umugore wawe ugasanga adakwiranye n'ikigero ugezeho, cya kindi twatangiriyeho cyitwa ubwirasi, ukajya ubona utamusohokana, gusa umugore nk'uyu namucanaye. Ntabwo se murabyumva? Ntabwo se murabibona? Kereka niba mutaba mwisi nk'iyombamo. Cyakora ngira kubera ko ndi pastori, mbona abantu benshi baza muri counseling nyine batwaye amarira yuko badahuye n'ikigero umugabo agezeho. Ariko n'abagore bibaho, kuko muri kino gihe abagore mwahawe promotion. Iragari igihe umugore arongorwa n'umugabo ari umushoferi, wenda wowe uri umwarimukazi, mugafatanya mukisuganya, umugore akagenda akajya mu ishuri akabona lisanse, mu minsi mikeya muri ya myanya 30 akababonye promotion, hanyuma uyu mugabo ntabwo ahuye n'ikigero ngezemo. Wenda byose byinshi cyane, ariko nabyo birahari. Iyo niyo si turimo. None wese akavuga ngo umuntu byamumarira iki kunguka ubutunzi bukamusenyera urugo? Ibyo mwagombaga kunezererwamo bigahinduka inkomoko y'agahinda. Erega abantu bagatangira bagahishana, abagabo bagahisha imitungo, abagore bagahisha imitungo. Umuntu byamumarira iki gutunga ariko agasenya? Umuntu byamumarira iki gutunga ariko akaryama mu marira? Umuntu byamumarira iki gutunga ubutunzi bwagombaga kukunezeza mukabunezererwa bugahinduka isoko y'umuriro utazima? Umuntu byamumarira iki? Iki ngiki rero nicyo tugomba gutekerezaho cyane. Aya magambo umuntu wayatoranije yagize neza ko ni ikibazo Yesu yabajije, aravuga ngo ariko ni mu bitekerezaho cyane namwe mumbwire, umuntu byamumarira iki kuruhana n'undi warangiza ukamuta? Umuntu byamumarira iki kuruha warangiza ugasenya? Icyagombaga kukubera umugisha kikakubera umuvumo. Ese ko wamukundaga mukiri abakene, ya maso yamubonye ari mwiza, yambaye izindi ndorerwamo ubona ari mubi? Ikigero tugezemo, umuntu byamumarira iki? Noneho ngarukiye kuri cya kindi cyo noneho cyo gusezera ku Mana, kwibwira ngo mva rero Mana warakoze kumperekeza nkiri mu bukene, ngo ariko noneho Mana umpa umudendezo nigenge kuko ubu noneho nshobora kwibeshaho. Umuntu byamumarira iki gutunga isi yose akamburwa ubugingo bwe? Kuko iki nicyo kibazo Imana irimo kubaza abantu muri iyi myaka. Iki nicyo kibazo Imana irimo kubaza abantu no muri uyu mugoroba. Byakumarira iki guhabwa umugisha ukaguhindukira umuvumo ukagusenyera urugo? Byakumarira iki guhabwa umugisha ukagutandukanya n'Imana yawuguhaye ukazabura ubugingo? Niyo mpamvu aho twasomaga ejo muri Zaburi ya 62 Imana ibwira abantu ngo ariko muzitonde ngo ubutunzi nibugwira ntibuzabatwara umutima. Ubutunzi nibugwira ntibuzabatandukanye n'Imana yanyu. Ubutunzi nibugwira ntibuzabatandukanye n'uwo mwashakanye.
ngo ujye mu byaha, umuntu byamumarira iki? Nkunda muri Bibiliya amagambo Imana ijya ibwira abantu muri Yeremiya mu gice cya 9. Yeremiya igice cya 9, Imana ibwira abantu ngo mva mwana w'umuntu we, ngo uwirata wese, ngo Uwiteka avuze ati umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Haleluya. Umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Ahubwo wirata yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya ko ari jye Uwiteka kugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Buri kintu cyose dufite, intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, umukire ye kwirata ubukire bwe. Ahubwo wirata wese yirate ko yamenye Imana. Haleluya. Akamenya ko ari yigira imbabazi ikaduha ibyo byose. Njya mbibabwira hano, ari ukuntu uburyo Imana igucisha bugufi, ikagukomanga, ikakwibutsa. Nahoze mbibabwira ejo, kera nkiri umujene, narangije kwiga university mfite imyaka 24, mfite amanota menshi. Hanyuma bampa kuba umwarimu muri university, mpita nanabona buruse. Nagomba umwaka ukurikiye nagomba kujya kwiga muri Amerika. Najyaga nifata mu mufuka nkavuga ni ku myaka 29 nzaba mfite PhD made in USA, ndi professor. Imana irabereye ukuntu najyaga mu ishuri nkifata mu mufuka nk'uku nguku, nkajya nigisha nidunda, siguhagarara ugashinga ukuguru gutyo ukajya wigisha utareba no muri note, kugira ngo abanyeshuri babibone yuko kabisa wasoma. Hanyuma haza agapapuro kazingazinze muri envelope y'amanjwe ka A4 kanditseho interuro 3 gusa. Karanterura kamvana muri universite, karanyikorera kanaga hejuru y'umusozi witwa Rulindo muri Troncome. Imana iravuga ngo uzongere uvuge. Hanyuma ariko ngiye kwiheba numva Yesu aramfashe, ngo bite ndapfuye barandangije, ngo ya ubu nibwo utangiye kubaho, ntangira ubuzima bushya kubera Yesu. Sobanukirwa ikintu kimwe, hari ibintu twirata Imana ikakwereka ko ishobora kugira gutya igacishamo umurongo in one day, signature y'umuntu umwe, ibyawe byose kabihindura. Ibyo waruhiye imyaka yose kabihindura zero. Nabukadineza yubatse Babuloni, afata isi yo mu gihe cye cyose, ibihugu byari bizwi byose arabifata, yubaka umujyi wa Babuloni, ashyiraho amajaride yo mu kirere. Muri Merveille du monde z'icyo gihe baravuga ngo les jardins suspendus de Babylone. Babylone amajaride yubatse mu kirere y'i Babuloni yari mu bitangaza by'isi y'icyo gihe, ngo arimo kurambagira bireba, baravuga ngo iyi ni Babuloni yanjye niyubakiye n'imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye, ngo impeshe icyubahiro. Imana iti ibyo mbishyizeho iherezo, ngo yisanga umunsi ukurikiyeho harimo kurya ibyatsi hamwe n'inyamaswa mu ishyamba. Imana ifite ubushobozi bwo kuducisha bugufi twese. None ikavuga ngo umuntu najya kwirata ajye yirata ikintu kimwe, yirate ko yamenye, akamenya ko ari Imana igira imbabazi. Ariko ubundi tugaruka inyuma ku kibazo twibaza ngo umuntu byamumarira iki gutunga ubutunzi bwinshi bikamusenyera urugo? Ibi umuntu byamumarira iki gutunga ubutunzi bwinshi bikagutandukanya n'Imana yawe yaguhaye ibyo ngibyo? Erega ibi ndabivuga kuko hari abantu benshi twasenganye, igihe bari bakira abakene barasengaga. Namwe nimusubiza amaso inyuma muraza kubona umubare munini w'abantu basengaga kuko bakeneye Imana, ariko imaze kubakiza, imaze kubasubiza gusenga kwabo. Ndibuka nyikora muri AAA, twari dufite icyumba cy'amasengesho, hararagamo abantu benshi, twararaga amasengesho kenshi, buri cyumweru twarararaga. Noneho abantu bamwe tukabasengera ari abashomeri, bamara kubona akazi ukamubura, ukazahurira mu nzira hano ukamubwira ariko kanaka ko tutakikubona mu masengesho,
ngo urumva ngo nabonye akazi, ngo none ngo akazi karantwaye, ngo imirimo yabaye myinshi, ngo nta mwanya ukiboneka. Bagabo mutakibona umwanya wo gusenga. Abagabo benshi mu ngo iwacu hari abana bo batarabumva babumbuye umunwa ngo basenge, batajya bavuga Imana mu rugo. Open your mouth and speak to God. Bumbura akanwa abana baba kumva uvuga Imana, bamenye yuko ushima waguhaye ibyo byose. Haleluya. Kandi ubivugira umugabo kuko niwe nyiri urugo. Kuki uvuganira urugo rwawe mu buyobozi, ukavuganira urugo rwawe mu baturanyi, ukavuganira urugo rwawe mu minsi mikuru, ntuvuganira urugo rwawe imbere y'Imana. Jya uvuganira urugo rwawe imbere y'Imana, jya uvuga Imana abana bakumva. Ariko abadamu murimo hano mu mpepere turebe, maze nimutaha mumbwirira abagabo, mujye mubabwira ngo pastor yaravuze ngo jya uvuga Imana n'abana babyumve yuko ushima Imana. Unashime n'Imana ko yaguhaye umugore, ariko ukajya ushima Imana ko yaguhaye umugore mwiza, ugahera aho ngaho n'abana bakakumva ushima Imana. Amen. N'ibindi byose yaguhaye kuko nibiduha. Reka ndangirize kuri uyu muntu umwe. Hari umuntu nkunda cyane muri Bibiliya, yari umugabo nkatwe twese. Murabizi muri Luka mu gice cya 19 haba umugabo witwa Zakayo. Mwese muramuzi, ntawe utazi Zakayo. Brother Zakayo ubundi yari umugabo nk'abagabo benshi tubona. Icyambere Zakayo ngo yari umukoresha w'ikoro. Haleluya. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, yaranazamutse no mu ntera, aba umukuru w'abasoresha mu mujyi wa Yeriko. Icyo gihe Jericho Revenue Authority yayoborwaga na Zakayo. Kandi Zakayo akaba specialiste ukurya ruswa, kuko arabyivugira siye ubimuvugiye. Ariko ikintu nkundira Zakayo, hari ahantu byageze biragaragara, birumvikana ngo Zakayo amenya ko Yesu yaje Yeriko. Aravuga ati bijya byo byose ubu buzima mazemo iminsi bugomba guhinduka. Aragenda ajyaho Yesu yarari, ariko kubera ko Zakayo yari mugufi kandi ari umukoresha w'ikoro, bagomba kuba baranamukandagiraga bakamuhonyora. Niba wicayemo hano ukaba warujwe kubona Yesu nuko abantu ari benshi, cyangwa se ukaba urimo kunkurikira mu badukurikira, hari abantu benshi bakubwira ngo ngiye ngo nananiwe kubona Yesu kubera abapastori, ngo nananiwe kubona Yesu kubera abakristo. Oya, itarureho gatoya ubone Yesu. Haleluya. Kubera ko Zakayo yararebye aravuga tumva, nubwo Zakayo hano muri uyu mujyi wa Yeriko ndubashywe, mu bayobozi baranyakira, abantu erega buryo ufite kasha abantu barakwakira. Umukuru w'imisoro mu mujyi wa Yeriko yarakomeye, yagendanaga n'abameya b'umujyi, yagendanaga n'abakuru b'ingabo muri uwo mujyi, yasangiraga n'abakomeye, ku cyane cyane ko yari n'umukire, uretse n'icyubahiro yari afite na kasha. Hanyuma arabireba aravuga ati uko byagenda kose ngomba kubona Yesu. Ngo aragenda yurira igiti. Njya numva abantu benshi babeshyera Zakayo ngo Zakayo yari yishyize hejuru ngo yurira igiti. Wabonye umuntu w'umuyobozi wurira igiti? Ko no kwishyira hejuru cyangwa no gucishwa bugufi. Yurira igiti ngo abone Yesu. Reka mbabwire icyo kurira igiti kwa Zakayo giye nkusomamo. Hari agaciro Zakayo yahabwaga no kuba ari umukire. Hari agaciro Zakayo yahabwaga nuko ari umuyobozi. Hari agaciro Zakayo yahabwaga nuko ari umukoresha w'ikoro usoresha abantu bose. Aravuga ngo uyu munsi ibi ngibi ndabifasha hasi, ndabona Yesu. Haleluya. Uwari kubona Zakayo arimo gukurira igiti, arimo kurira igiti yateyeho inda, agifatishije amaboko arimo kuzamuka nkuko twajyaga twurira kera, akicara ku ishami ry'igiti hamwe n'abana ngo abone Yesu. Ntabwo yari kuvuga ko yishyize hejuru, yari kwibaza ukuntu umuntu w'umuyobozi yurira igiti. Nuno munsi yagize umuyobozi ucaho nka hano haruguru hakaba hari igiti, bakabona nanjye Pastor Antoine nubwo ntakomeye cyane mu mujyi, bakabona Pastor Antoine senior pastor yuriye igiti, wenda ngo abone president aciyeho, bavuga ngo ariko Antoine yagomba kuba yashaka kubona president, yagombye kurira igiti.
hariho n'abampamagara bakambwira ati pastor wikurira igiti ngwino turebe uko tuguha umwanya ubona uko umureba uturiye igiti. Zakayo yurira igiti ngo abone Yesu. Kubera iki? Zakayo yari yararundanije ubutunzi ntibwamugera ku munda, akumva hari ikintu kibuze. Mpamya ko no mu rugo kwa Zakayo bishobora kuba bitaragendaga neza, kuko burya iyo umuntu ari umunyabyaha, Bibiliya iratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Ushobora kuba uri umukire ufite ibyangombwa byose, iwawe hakabura amahoro, kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Ushobora kuba ufite amazu ukayuzuza umujyi, ariko iwawe hakabura amahoro, kuko ikikubujije amahoro si amazu, ikikubujije amahoro si amafaranga, si no kuyabura. Ikikubujije amahoro ni uko uri umunyabyaha. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Zakayo arabireba aravuga tumva icyubahiro narakibonye, ubutunzi narabubonye, ariko ntabwo byampaye amahoro. Ngomba kubona Yesu. Aragenda yurira igiti. Kandi burya iyo umuntu afite umutima urimo gushaka Imana, na Yesu arabyumva akavuga tumva ndumva hari ahantu hari umuntu urimo kunshaka, arimo aranshakisha, arashaka kumbona. Muri bwari Yesu yigeze kugenda ngo yumva mu mwuka ko agomba kunyura Isikara mu mudugudu w'Abasamariya. Abwira abigishwa be ati ubundi amategeko yacu y'Abayuda ntatwemerera kujya mu midugudu y'Abasamariya, ariko ndumva mu mutima hari umutima urimo kumpamagara, hari umutima urimo kunshaka, mureke tunyuriye Isikara. Aragenda ngo yicara ku iriba. Umugore kenshi abantu baravuga ngo yari umusambanyikazi, nta nubwo mbihamya cyane. Uriya Musamariyakazi ntabwo yari umusambanyikazi, yari umugore wabuze amazu. Yari amaze kuva mu nzu 5 ziri ligo zemewe n'amategeko, aripangira, noneho asigara atwara abagabo b'abandi. Ntabwo nzi ikibazo uriya mugore yari afite, ntabwo nzi icyamusenyeraga amazu, niba atarabyaraga, niba yaranukaga igikara, niba yaragiraga ingeso mbi, niba yaragiraga gute, afite ikintu cyamusenyeraga inzu. Yari amaze gusenya 5, afata icyemezo cyo kujya atwara abagabo b'abandi, ariko arashaka Yesu. Yesu ngo yumva hari umutima uri kerikopara urimo kumuhamagara, urimo kumushaka. Yinyurisha Isikara, aravuga ati ndumva mu mwuka hari umuntu unshaka, kandi aho turi buhurire ni ku iriba. Aragenda yicara ku iriba rya Yakobo. Umugore aje baraganira, aramubwira tumva ntegereje Mesiya niwe uzabidusobanurira byose. Aramubwira ati ni jye Mesiya. Umugore aravuga ati wijewe n'imyaka maze nshaka Mesiya ngo asobanurire ibyanjye, ni we Mesiya, mbonye Mesiya. Ngo ikibindi yagisize aho ngaho, asubira iwabo Isikara, abwira abaturage bose ati muze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose kandi agakomeza kankunda. Haleluya. Na Zakayo yuriye igiti. Yesu ageze munsi ati Zakayo, Zakayo ati koma, nanjye aranzi, aranabizi ko ndi hano mu giti, nahagiye ngira ngo mubona aciyeho, none ahubwo arampamagaye mu izina. Reka nkubwire mwene data urimo kunyumva, Yesu yaguhamagaye, aguhamagara mu izina ryawe, kuko arakuzi, azi aho utaha, azi uko ubayeho, azi ibikuruhije, azi ibyakunaniye. Haleluya. Ati Zakayo, ati karame mwami. Ntabwo ibyo byari bihagije, aramubwira ati uyu munsi manuka muri icyo giti, ndarari wawe. Abafarisayo n'abandi bategera ubwo ati uyu mugabo ntabwo azi uwo ari we, agiye kurara mu rugo rw'umupagani, agiye kurara mu rugo rw'umukoresha w'ikoro, agiye kurara mu rugo rw'umwambuzi, agiye kurara mu rugo rw'umusambanyi. Ariko Yesu aragenda ajyayo, aricara, nta nubwo yabwirije. Erega burya hari ikintu umaze kubona, hari igihe twebwe tutabona ko kubwiriza ubutumwa ntabwo ari ukuvuga amagambo gusa. Njye maze kubibona kera nkikora muri AEE, kuko ubona ari mfite ikimodoka kinini, afite imodoka ya Prado. Noneho rero uwo mugabo rwose mpora mwibuka, nari mvuye mu mujyi, imvura yendaga kugwa, nsanga umugabo n'umugore wabonaga ari abaturage basanzwe, bahagaze hariya aho bita kuri Sopetrade, ariko ku ruhande rwo hirya. Noneho baratega, hari mu mwijima, ndahagarara. Aya matara bari batarayishyiraho, ni muri Kigali ya kera.
imodoka isigaye ituruka hirya ukawuyibona neza. Noneho ndahagarara mpagaze, umugabo agira ubwoba, arambwira ngo rwose nyakubahwa muyobozi ngo mumbabarire ngo sinari nzi ko ari mwebwe. None se we ninde we ko warunteze washakaga ko nkugezayo? Ngo ya rwose ni mumbabarire ngo nawe se urasaba imbabazi, waruteze ngo ngutware none ngiye kugutwara, jya mu modoka. Ajyamo. Hanyuma turenze nk'intambwe zingana, ndamubwira nega imodoka ni ya Yesu. Ngo Yesu uwuhe? Ni nyine wa wundi tujya tubabwira ntigiyewe ndi umukozi wa Yesu, kandi yarambwiye ngo njye ntwara abantu be. Ngumva pastor ngo niba koko uvuga ibya Yesu ngo nanjye ndashaka kumwakira, ngo kubona ntwara muri imodoka byonyine birahagije ngo nakire Yesu. Ndabwira noya ntiwakire Yesu ko nkutwaye mu modoka, ntabwo umushake kuko umukeneye. Ariko icyo nenda kubabwira, Zakayo kumva Yesu amuzi akanamubwira ko ari buza karariwe, ntabwo Yesu yigeze abwiriza. Yaragiye yicara kwa Zakayo, yirira ibiryo byo kwa Zakayo. Igihe kigeze Zakayo aramubwira ngo umva nyagasani, umva mwami, ngo abandi mwese muceceke mu mpijambo. Uruvugo yari mu rugo iwe akomanga ku kirahure ti mu mpijambo, bose baraceceka. Ati ndagira ngo nkubwire ngo guhera uyu munsi Zakayo mpinduye amatwara. Abantu nambuye bose ejo ninsubira ku kazi nzakora liste yabo mbasubiza ibyo nabambuye, nshyireho n'ibihano by'ubukererwe. Nzabasubiza inshuro enye ibyo nabambuye. Urumva uyu mugabo ko yari afite imitungo itari mikeya. Arangije ati kandi guhera uyu munsi nshyizeho fondasiyo zaka, ngiye kujya mfasha abakene. Haleluya. Kuko iyo Yesu yaje, iyo umuntu avuye muri definisiyo ahabwa n'ubutunzi bwe, yinjira muri definisiyo yo kubukoresha. Aho kugira ngo Zakayo ahinduke umuntu wambura abantu, ahindutse umuntu utanga. Aho kugira ngo Zakayo ahinduke umuntu ubyinagaza abandi, ashyizeho fondasiyo Zakayo izajya ifasha abakene. Siko yavuze se? Kandi guhera uyu munsi ngiye kujya mfasha abakene. Sinzi niba mubyumva neza. Iki nicyo Yesu akora. Niyo mpamvu yabwiye abantu, arabwira ngo ariko se umuntu byamumarira iki gutunga ibintu akabura ubugingo? Kuko Yesu yaje ntabwo akwambura ibyo wari ufite, ahubwo arakubwira ngo yafata umwanya wawe wari usanganywe ubitegeke, ubikoreshe, biguhesha ishema, biguhesha icyubahiro. Hanyuma ujye ugenda abantu bakwishimira aho gucaho bakuvuma. Umuntu byamumarira iki kunguka ubutunzi bikamutandukanya n'umugore? Umuntu byamumarira iki kunguka ubutunzi abana be bakajya barya ibirayi bitogosheje, abana bo kwa Nshoreke bari ifiriti? Byamumarira iki? Ibyo ndimo kuvuga ni ukuri k'uyu mujyi. Ariko iyo Yesu yaje, urabirya rwose ukabisangira n'abawe, urabirya rwose ukaryama ugasinzira, urabirya warangiza ugafasha n'abandi bakamenya ko Imana yakugiriye neza. Agaciro kawe ntugahabwe n'ibintu, ahubwo agaciro kawe ugahabwa n'ibyo ukoresha ibintu. Amen. Aha rero niho dushaka ko abagabo twese tugana, tugakorera kashi pe, tukazikora, tukazifata. Tuingira ngo biri no mu byo tuziga muri iyi minsi erega birimo. Ubutunzi nk'umugisha, ukabufata ukawugira, wamara kubugira. Reka njye mbabwire ibintu bibiri ndashoje. Hari principe nafashe muri iyi myaka uko ngenda nsaza. Nabwiye Imana kera nkikizwa, nanditse muri Bibiliya yanjye ngo intego y'ubuzima bwanjye no guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Ariko ubu ngubu uko ngenda nsaza noneho n'ubutunzi nabwo nabahaye definition. Ndavuga ngo buri mafaranga yose azaca mu ntoki zanjye, Mana nzaguhama icya 10. Ariko buri kwezi nzajya nshaka umuntu mbera umugisha. Nuzu ugasanga umugisha naramaze kuwutanga, nzajya nkubwira wowe ku kwezi waragiye. Hari nabo njye mbibwira, ahubwo umugisha wo ku kwezi bamaze kuwutwara. Jya ushaka umuntu bera umugisha. Niyo waba ubona make, nubona 3,000
ujye ukuraho 300 y'Imana, kureho na 200 y'umukene, ushaka umuntu bera umugisha, uzareba umusaruro uvamo, umunezero. Hesha Imana icyubahiro, ubera abandi umugisha. Nicyo Zakayo yize. Yahaye Yesu icyubahiro cye, arangije aravuga ngo rero umwami Yesu, ubwo winjiye muri uru rugo rwanjye, ngiye kubera abantu umugisha. Haleluya. Mwaretse bitukabigira intego, ariko mukazareba iby'Imana izakora. Yuhi Imana ibyayo, wihesha icyubahiro, nurangiza ugambirire kubera abandi umugisha, uhereye wawe mu rugo. Nta kintu kibabaza nko kubona abantu benshi muri uyu mujyi Imana yagiriye neza, ukabona abana biwe hari nubwo bikopesha, kandi umugabo yagiye kugaburira abandi, umugore wawe akarira amarira, urimo kugaburira uwo mutambaranye impeta. Ariko twebwe iyo dufite Yesu, ubera iwawe umugisha, ukabera abantu umugisha, uhesha Imana icyubahiro. Cyo nicyo nifuriza ingo zose z'abateraniye aha ngaha. Imana iduha umugisha twese, dusenga Imana. Ariko kuri uyu mugoroba, niba uri mutari wakira Yesu, niba utari wahamagara Yesu ngo umwinjize iwawe mu rugo, benshi barakubwira ngo reka ngo ngewe ngo mfite icyubahiro, ngo sina ngo ibyo bya Yesu. Zakayo yarakomeye mu mujyi w'Iyeriko, ariko atumira Yesu arariwe. Tumira Yesu aze yinjira iwawe, tumira Yesu yinjire mu bugingo bwawe, tumira Yesu azagendane nawe. Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Ejo n'ejo bundi tuzatangira kwiga ku mikoreshereze y'ubutunzi bwacu n'umugisha uri mu butunzi bwacu, ariko butangira kuba bwiza iyo dufite Yesu. Kuko iyo Yesu yaje byose biratangira bigahindura isura. Niba rero wicayemo hano, waba uri umuhungu, waba uri umukobwa, waba uri umugabo, waba uri umugore, niba utari wakira Yesu, ngirira neza uyu mugoroba, ubwira umwami Yesu ngo ngwinuze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye, ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mwaho kuba. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ubwo wabonaga isi yaratugoye, tugahabwa ubutunzi aho kugira ngo butunezeze, ahubwo bukaduteranya, bukadusenyera ingo, bukaduteranya n'abavandimwe, bukaduteranya n'inshuti. Waraje uratubwira ngo reka mbanze mbagira abana b'Imana, mbasubize ubutware bwanyu, bimujye mubitegeka, hanyuma mubinezerwe. Ndasengera abantu bose twateranye kuri uyu mugoroba n'abazumva ubutumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uvugane n'umutima wa buri muntu, udukomange, uduhwiture, udukangure, kugira ngo dushobore kunezererwa ibyo waduhaye, aho kugira ngo bidutegeke, ahubwo twebwe tubikoreshe. Turinde kuba abagaragu b'inda, turinde kuba abagaragu b'igitsina, turinde kuba abagaragu b'amafaranga, turinde kuba abagaragu b'ikintu icyo ari cyo cyose uretse kuba abagaragu bawe wenyine. Udutegeke kugira ngo dushobore gutegeka isi, uyobore ubuzima bwacu, utunezeze. Genderera ingo zacu. Uyu mugoroba turasengera ingo zose, ari iz'abakristo dusengana aha ngaha, ari iz'abakristo bandi muri uyu mujyi, ari iz'abanyarwanda bose. Reka muri iyi minsi ubutunzi urimo guha kino gihugu bwe kudusenyera ingo, bwe kudusenyera abagabo, bwe kudusenyera abagore, bwe kutwicira abana, ahubwo ubutunzi butubera umugisha, tubukoreshe ku buryo bihesha ingo zacu umugisha, bikatunezeza. Genderera abantu bose barimo gusinda ubutunzi, barimo gusinda imigisha waduhaye, ingo zabo zigasenyuka, ibyacu byose ubihindure bishya Mana. Hari abagabo wazamuye bazamukana n'abagore, bava mu bukene barazamuka, ariko muri no minsi ubutunzi bubasenyeye ingo. Hari abagore wazamuye baha icyubahiro, bavuye mu bukene, ariko kubera ko aho umaze kubageza bibatandukanije n'abagabo. Turasenga Mana ngo tugirire neza, urebe n'abana barimo kurya imitungo y'ababyeyi, bakajya mu rumogi, bakajya mu businzi,
bagasinda ubutunzi aho kugira ngo babukoreshe bazamuke mu byo bakora byose. Tugirire neza Mana, umugisha waduhaye wo kudusenyera ahubwo twubakira, ariko kuruta ibindi byose utwigishe kubahisha ubutunzi bwacu, twigishe kuguha ibyacumi wadusabye ndetse turenzeho, kandi Mana utwigishe no gufatanya hagati yacu, tuguhesha icyubahiro natwe duhana umugisha hagati yacu. Imbaraga zawe zikorere muri twe, ubwami bwawe buze ubwoko bwawe tunezerwe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.